ati udusobanurire igituma imodoka izima cyane uri kwiga cyangwa uri muri parking. By'umwihariko abantu bari gushaka kategori B, hari abantu baza bakansaba nk'isomo nabakorera, ariko amasomo yose yo kuri kategori B narayakoze ku musongozi ariho rwose. Hari abantu baza rero babona video imwe bakagira ngo niyo video yonyine nakoze, ariko nakoze video nyinshi: amakona, parking, circulation, T-cross, demarrage. Amasomo yose y'ikizamini cya kategori B narayakoze ku musongozi ariho rwose. Mujye mu scrolling, niba ubonye video yanjye ushobora guca kuri story ukagenda ukareba nyine izindi video, ugastalkinga videos zose nakoze, ukagenda ugashaka isomo ushaka ukarireba. Haba hariho amasomo yose yo kuri kategori B uzi mukora mu kizami, nanjye nagiye nyakoresha rwose, narayakoze neza, uploadinze ariho. Ubwo rero niba ubonye video imwe ntugahite wumva ko ariyo video yonyine umusongozi yakoze. Umusongozi yagukoreye video nyinshi kuri kategori F, kuri kategori C, kuri kategori D. Nk'abantu bansabye demarrage ya kategori D, ngira ngo mwarabibonye ko nayibakoreye, ndetse n'andi masomo menshi cyane agiye atandukanye. Murabizi ko kenshi nkora video ngendeye ku bitekerezo mwampaye, ndeba ibyo mwifuza ko nkora nkaba ari byo mbakorera. Muri abantu banjye kandi ndabemera cyane, Uwiteka akomeze kubarinda no kubaremera amashimwe. Banshinjije uburondogozi none sigenza mpita ndasa ku ntego, sinkibanza no kubasuhuza. Reka nizeye ko bimeze neza cyane, ariko nta kintu bitwaye. Udakunze irondogora ryanjye ajye yihutisha yirebera isomo. Muri uko kurondogora haba harimo n'amasomo, ujye wihutisha wirebera ibyo ushaka kwirebera, ubundi wigendere nta mutima mubi. Ndakeka nta kintu biba bitwaye. Ndashaka kongera kugaruka nanone ku bitekerezo byanyu. Ari ibitekerezo mfite uyu munsi byinshi, abantu bagiye bansobanuza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye mu kizamini cy'imodoka, mu gutwara imodoka muri rusange. Aha n'ahantu tujyanira inama nyine tukaganira, tukareba ibintu tugomba gukosora kugira ngo tunagabanye impanuka zo mu muhanda. Burya mu muhanda ntabwo wakumira impanuka, uko wakwitwara kose mu muhanda, uko waba umwere kose, ntabwo wahagarika impanuka yashatse kuba. Ahubwo ikintu kiba kiriho muri uko gukora impanuka, uba ugomba kugerageza w'iyo mpanuka ikagusanga uri mu murongo wakagombye kuba urimo, kugira ngo byibura na polisi nihagera cyangwa se nimujya no mu mategeko, amategeko y'umuhanda aze kukurenganura, cyangwa se na situation wari uri kugendamo ize kukurenganura. Kuko niba kugonga, wenda nk'urugero wari uri mu muhanda uri kugenda bakakugonga warenze umurongo uri mu gisate cy'abandi, icyo gihe uzaba uri umunyamafuti, kuburana kwawe nta kintu bizafata. Ariko niba bakugonze bakakugongera mu muhanda ahantu hagombaga kuba uri, wari uri ahantu hemewe nyine hakwiye, icyo gihe assurance zabikurikirana, unavuzwe n'uba wakomeretse, cyangwa se niba hari n'ibindi bitagenze neza, uwo muntu wakugonze cyangwa se wagusagarariye akurikiranwe abe yabyitaho. Reka tugaruke ku bitekerezo bigiye bitandukanye mfite hano kugira ngo twihutishe n'ibintu tunagere ku isomo muri rusange. Nanabibutsa ko ngo ushobora gukora subscribe ku musongozi ugakomeza no kudukurikirana, tugakomeza kugufasha kugera kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, by'umwihariko ku nama zijyanye n'ibinyabiziga. Abantu bakeneye imodoka zo gukodesha, abantu bakeneye imodoka zo kugura, abantu bakeneye kubaka imbuga nkoranyambaga zabo kabisa zikazamuka bagakorera amafaranga binyuze mu mbuga nkoranyambaga. Abo bantu bose bashobora kumpamagara kuri iyi nimero muri kuri screen, nkabafasha ibintu bikagenda neza cyane. Tugufasha kubaka imbuga zawe, YouTube, Instagram, TikTok, urubuga rwose waba wifuza twagufasha tukazamuka, ubundi nawe ugatangira gukorera ku gaceri binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ati nshaka utwigishe parking narayikoze. Nibyo nababwiraga ngo hari abantu baba barabonye nka video imwe agahita agira ngo niyo video gusa nakoze. Nk'ubu nakoze parking inshuro zirenze imwe, parking nayiganiriyeho rwose. Ikintu usabwira niba ubonye video yanjye ni ugukora subscribe kugira ngo amasomo yose uzajye kugira ku gihe. Ikindi ukajya muri video zose nakoze nyine, ukajya muri all videos, ukagenda ugacaguramo isomo ushaka kwiga ukarikurikirana rwose. Parking ni isomo nakoze kandi mu buryo bwiza pe. Nkurikije comment zaje kuri isomo rya parking nakoze, zimpa feedback yuko nabakoreye parking neza cyane. Ku muntu wiga neza tuje agakurikirana step by step, ibintu byose yabyumva kabisa ku buryo yagera mu kizami ibintu ntibimucange. Ati abantu tuzakorera i Bugesera tutarahatwarira watubwira iki? Ikintu nakubwira rero, usibye no mu Bugesera, n'undi muntu wenda ushobora kuba wigira nko muri Kigali ariko uzakorera mu ntara runaka, nta kindi kintu kidasanzwe uzahura nacyo. Wenda ikintu gishobora kubaho ni impinduka z'umuhanda, kuko nka circulation dukora mu Bugesera ushobora gusanga atari yo wakoraga i Kigali cyangwa se n'ahandi wigiraga. Ikintu kiba kiriho rero, uraza ukiga systeme y'umuhanda, ukareba ukuntu umuhanda uteye, ukareba amategeko n'amabwiriza agenga circulation yo kuri iyo site. Ariko ibijyanye no mu kibuga bihinduka pe. Ibyo nabibabwiye kenshi, ibijyanye no mu kibuga ntabwo bijya bihinduka. Niba ari amakona uzayasanga ateye kwa kundi kuri mezire zingana nkuko niwanyu yarateye. Wenda kandi kantu gashobora guhinduka, hari abantu bangeraho bakambwira ko T-cross bayigiye kuri ka kantu bubaka hasi kameze nk'amapave,
kubakishije utuntu tumeze nk'amapave, wenda wagera ku yindi tere ugasanga kubakishije amakona. Ahantu kubakishije amakona rero biba byoroshye cyane n'ubundi, uretse wenda nk'ibipimo baguha byo kugenderaho ku makona biba bisa naho bitandukanye n'ibyari amapave, ariko n'ubundi nta kintu cyatari kiba cyahindutse. Ibijyanye n'amaparikingi, amademaraje n'ibindi, ibyo byose biba ari ibintu bimwe, ntabwo bijya bihinduka rwose. Aho waba warabyigiye hose mu Rwanda, site wagera aho ariyo yose, ikizamini cyo mu kibuga uzagikora nk'uko wagikoraga n'ubundi aho wigiraga. Ahubwo ikintu kiba kiri buhindukemo gake wenda ni circulation. Ushobora nko gusanga wigiraga mu muhanda w'ibitaka ugasanga ugiye muri kaburimbo, ibyo bikaba byagutera complex bikagucanga nyine. Ariko ikintu kiriho ushobora kugenda ukiga kuri tere uzakoreraho ikizami, ukareba umuhanda wawo ukuntu uteye, ubundi ukabikurikirana. Ibyo ngibyo biba byoroshye cyane. Abenshi ndabona bari gushima hano ati asante on top of course, bagomba kubakorera utuntu tw'ubwenge. Ati ibyo biganiro bibanzamo n'amatangazo si ngombwa, murakoze cyane ku gitekerezo cyanyu namwe, gusa ni ngombwa kuba bikeneye nk'uko natangiye mbibabwira. Ati ni ukuri ubisobanuye neza, uri umwarimu mwiza, urakoze cyane. Ati ndashaka benza kode ya Bugesera uradufasha, ni nk'itegeko uzaze noneho ngufashe nkureba abantu ibintu bijye ku rundi rwego. Ati bikora neza, ndagushimiye cyane, ni ukuri uradufasha cyane, respect brother, respect you. Ndagukunda njye guteraho birangora pe, kumenya umwanya wasigaye. Ubwo sinamenya niba ari kuri T-Cross cyangwa se ahandi hantu, ariko ubwo aho wateraho wose buriya icyiza no gusigamo imyanya nyine ikwiye tu. Sinzi niba ari kuri parking cyangwa kuri T-Cross, ari kugenda scrolling ku masomo yose nakoze, ubwo uraza kureba bitewe n'isomo wifuza kujya uteraho, urebe ukuntu nyine nabitanzemo amakuru nawe ubikurikirane. Ati urakoze wanjye, uzaduhe amakoni narayakoze. Dore iki nicyo kibazo gihariro cy'abantu bareba video yanjye imwe bagahita bagira ngo niyo video yonyine nakoze. Harimo video nyinshi cyane kabisa, mujye mugenda mu scrolling murebe, haba hariho video nyinshi nagiye nkora. Ati imbere cyane bro, I like you, thank you. Ati umusongozi ndakwemera cyane, nanjye ndi Nyamata, iyo uri kwigisha mba mbona wigisha neza, unsuhurize bunani bro. Yeah, thank you, ndaza kubikora, ni sawa cyane kabisa, ndakwemera umusongozi, urakubiye kabisa. Nanjye mfite ikizamini mu Bugesera kuri 30 z'ukwa 10, ndagushaka uzamfashe kwihugura kabisa, ndahari uzaze nzagufasha ntaribi. Ati nawe Lucky turakwemera bro, no musongozi nakiri Lucky. Ati nshaka kubaza mumbwire, ushobora kuva kuri kategori B ugahita ujya kuri E? Ntago bishoboka, ntago wava kuri kategori B ngo ujye kuri E udafite C. Iyo umaze kubona kategori B ukorera C ni iguha uburenganzira bwo gukorera E. Ibyo bintu narabisobanuye cyane nabyo. Ati twereke uko parking ikorwa ku kibuga bigaragara, atari ibisobanuro gusa. Narabikoze, ngo impamvu natanze ibisobanuro ntubone ibigaragarira amaso nuko nzi ko nyine ibyo bintu nabikozeho. Ati umusongozi wambwiye iyo uri muri vitesse ya mbere ushobora kurekura embrayage. Ikibazo cyiza cyane, embrayage urayirekura ariko uyirekura imodoka yatangiye kugenda. Ntabwo washyiramo vitesse ya mbere ngo uhite unaga embrayage hejuru, imodoka icyo gihe nyine isimbuka ikanazima. Ahubwo ikintu kibaho urabanza ukegura kuri embrayage gake gake, ushyiraho n'akariro gake, imodoka ikabanza igakaraga amapine. Iyo imaze gukaraga amapine nibwo ushobora kuba warekura embrayage. Ariko ikindi kintu nababwiye ko vitesse ya mbere umuntu ataba yemerewe kwikoreraho urugendo nyine ngo abe yayigenderaho. Vitesse ya mbere ntabwo wemerewe no kuyigenderaho umunota umwe rwose. Vitesse ya mbere bari vitesse yo guhagurutsa ikinyabiziga, ntabwo ari vitesse yo kugendera. Mu kimara guhaguruka ukumva imodoka irahagurutse itangiye kugenda, ugomba guhita winjira muri gahunda yo gutangira guhindura amavitesse cyangwa se kwangaja nk'uko twabibonye. Cyangwa se niba hatabayeho kwangaja, ubwo n'igihe uzaba uri mu muhanda mubi cyangwa se ukaba uri mu kavuyo k'izindi modoka nyinshi muri ambutiyaje nk'ibisanzwe, ubwo uzaba usabwa kugenda gake gake witonze ukagendera kuri ritme y'izindi modoka. Ariko iteka ryose iyo ushatse kwihuta bijyana no kwangaja vitesse, ntabwo vitesse ya mbere yagenewe kwihuta, yagenewe guhagurutsa imodoka gusa. Ati bro turakwemera, uze kwibuka utubwire ukuntu umuntu yakora ntagire ubwoba. Ukuntu wakora ntugire ubwoba nyine ni ukubwirinda, ukumva ko ugiye gukora ikizamini kandi ibintu wize nyine ukaba ari byo waplika. Kuko umupolisi we akaza agiye kukubaza ibintu wize mu gihe cy'ukwezi, abashaka kubireba muri iyo minota mike cyane mugiye gukorana. Kugira bwoba rero biterwa n'umupolisi ugiye kugukoresha. Mutinya abapolisi ugasanga mwahabye, kandi umupolisi nta kindi kiba cyamuzanye, aba yaje kureba nyine practice zawe, ukuntu witwara nyine, ukuntu witwara mu kizami. Bya bindi wakoze muri practice rero nibyo uba ugomba kuzara mu kizami nawe ukaplika, bakaguha perime yawe ukigendera. Ati courage ba bros, thank you.